mberutse no kugenda ejo bundi rwose hari umuntu twari twicaranye ndi kumuganiriza kuri serivisi zacu dutanga noneho tugana kuri ikintu cy'umuryango niba wanamfashije no kucyumva arambwira ati ngiye rwose sinigeze numva hari ikintu kuba nakujya gukorera hanze y'urugo hari ikintu byakwangiza ku muryango wanjye ariko ku buryo nanjye ntigeze nsobanukirwa nagiye kwiyumva numva natangiye kugira amarangamutima y'umuntu twahoraga duhorana hafi n'akazi aho nkorera yaguhaye ubuhamya buduhe neza we yakoreraga kure y'umuryango yumva ari ibisanzwe akorera kure y'umuryango wiwe buryo ataha byibuze rimwe mu kwezi kaba kenshi kakaba ari kabiri mu kwezi hanyuma rero yisanga mbere yabonaga ari ibisanzwe noneho yisanga yatangiye gukururwa kwa kundi bari mu nzu wenyine umugoroba barangije guteka agenda umudamu barangije guteka akajya akicara akajya kuri telefone agatangira kumva mu mutwe agize irungu loneliness la solitude akagira babandi rero wa ukunda kuba muvugisha ni mugoroba atangira kumukurura n'umudamu wabikubwiye nagiye kwibona ntangira kumva n'ukuri umutima wanjye watangiye hari umuntu kuba hafi kurusha ko tuganira ntangira kwiyumva amarangamutima ku buryo ahubwo atampamagara nkumva ahubwo ikibazo kiravutse arambwira ati ariko ubu noneho nayiboneye umuti n'ubwo bwose numvisha ari umuti yaboneye n'umuti w'ubugegera n'ubundi ngo yamugurira agasimukadi agasigaye ku kazi yaba agiye iyo agiye mu rugo iyo simukadi ntikore arayisiga ntayo bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe ukwezi kwa gatandatu kugeze ku itariki 11 hari ibintu byinshi byagiye bihinduka turimo turagana ku musozo w'igice cya mbere cy'umwaka ndabizi benshi bimina bigabana kabiri mu mwaka ubu guhera ku itariki 25 baratangira kubarirwa inote amatsinda n'ibimina rero tubifurije guhaha mu karonka twongeye kugaruka rero mu cyicaro cy'ubuhuza ku muryango umutumirwa ni wa wundi usanzwe dushimira abakurikiye ikiganiro cya mbere n'abashatse ko nabo bazajya bagira uruhare muri kino kiganiro twababwiye ko ari ikiganiro kizajya kigaruka nibura rimwe buri cyumweru tukabaha ikiganiro nongeye kuguha ikaze Theophile murakoze cyane ubushize twaganiriye cyane ku muryango no ku ntambwe ziganisha mu gusenyuka kwawo ariko twabinyuze hejuru mu buryo twavuze mu by'ukuri ibintu byagombaga kuba byaba mu biganiro byinshi ariko tubikora mu buryo twabirundiraga ko cyari icyambere niko byarasabaga ariko hari indwara enye watwigishije muri cya kindi cyambere wazigarukaho ziriye rero buriya dushaka no kuva imwe wanayisesengura ikaba yamara zibare tuzagenda dufata imwe ariko hari ya nyuma wageza hariyo nabaye nkaho nibonaho ariko ongera uzigarukeho ndabyibuka ni ya nyuma yego iya mbere haba harimo bya yitwa critique zihoraho guhora unenga buri critique zisumba amashimwe yego mwabyumvise buri wese yisake mu rugo rwe indwara ya mbere kunengwa buri gihe nta gushimwa yego iya kabiri kwari yari agasuzuguro gucibwa amazi mu rugo haba mu ukoresheje langaje corporelle cyangwa se ukaba wakoresha n'amagambo agasuzuguro mu bikorwa no mu magambo no mu myitwarire ya gatatu yari bavuga umuntu akavuga ngo hazamo n'ibitutsi yego n'ibitutsi bizamo mu ya kabiri ya gatatu ni kwidefanda defensiveness kujya kuri defensive ukatangira noneho nikosa ryaba ryakozwe ntube wabasha kuryemera ngo warisabira ibibazo ahubwo buri gihe ugahora noneho uhanganye gutabwirwa wemera ikosa wumve yuko hari responsibility ufite mu cyabaye ya nyuma noneho nijyanye nitwise guceceka ukarumira icyo ubwiwe niwe watekereza ngo ese twakira ikihe gisubizo ahubwo ugaceceka karangira nta buryo namwe bugihari bwo kubonera igisubizo bwa communication ku kibazo cyaba cyabaye yego hanyuma rero no munsi rero uduhishiye iki uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu bijyanye
ko tukiri mu muryango niho numva nshaka gushyiraho imbaraga cyane. Umuryango ni ikintu cy'ingenzi, ndagira ngo nongere ngaruke ku byiza byo kuba mu muryango mu buryo bwihariye. Kuba mu muryango mu buryo fizikoma, ukahaba atari kuvuga kuri telefone. Nk'ubu turi muri cya gihe igikombe cy'isi kigiye gutangira, abantu babonye za excuse zo kutaba mu muryango mu masaha runaka, bakaba barara ku gapira. Wambabariye ako kantu kagasobanura neza. Yego, ubwo urumva n'icyo ubona mondiyari igiye kuba mu bihugu bya kure, ahantu dufite difference y'amasaha ari hejuru ya 6, umuryango witega iki tumanaginge dute mondiyari iba mu gicuku rwose? Bivuge ko ni igihe n'uyu munsi batangira. Ntabwo nza gucira iteka ku bantu bari bujye muri mondiyari kure umupira bawukunda, kubera ko n'ubundi urugo ruza gusenywa nuko iyi mondiyari yabayeho mu gihe cy'ukwezi kumwe. Ni rwa rundi ruraba rwari rugeze harindimuka, n'ubundi ari ukurangiza ibyari byarahirimye. Niko twabyise, hari inkike yari isigaye yari igiye kubungabungwa ngo yeguke, noneho mondiyari ikaba yatuma na ya nkike ihirima. Birumvikana nyine abagore cyangwa abagabo bitewe n'uzagenda baze kuba flexible, babaha ko gahushya ku kwezi kumwe, niba babona ko ari cyo kintu niba babona kuhaguma mu rugo by'abagore, kuko nanone hari igihe ushobora gupfukirana umuntu ukaba wamubuza amahumekero rwose, nabyo bikaba indi ntandaro. Uwo bari bwimagahushya bigenza aterera, abo bari bwimagahushya gerageza yihangana balance nyine, bagaburemo kabiri, wenda ajye agira igihe cyo kusiba imwe, ariko bagerageze cyangwa azarebe bageze amajonjora arangiye basi bagerageza biganireho, kubiganira nicyo cya mbere. Ushobora kwizireba zose ugahitamo iz'ibihugu ukunda, cyangwa se ukazategereza bageze muri nibura quart de finale, sibyo? Ikiganiro cyane ntabwo wenda naza kuvuga ngo cyari gishingiye kuri mondiyari gusa, nuko ndagira ngo coincidence yahuye gusa, ariko byanze bikunze umuryango uri bugire de séquelles, imikuku byanze bikunze iyi mondiyari cyane kubera amasaha yayo. Birashoboka cyane yaba ayiba ku manywa, ariko yiba mu gicuku byanze bikunze hari ikirasiga mu muryango kitari cyiza. Abana babure base, babure ba nyina, kubera ko hari n'abashobora kubyuririraho bakabeshya ko ariho bari atariho bari bagiye. Ngaho nyumvira ibaze, kandi umupira wa 8 ni hafi gukesha, ubwo ni ngo ushobora kuba wirariye mu bindi. Wabonye urushya noneho rwose rufite excuse ako nari nakibagiwe. So katugere rero tugeze ku ntego, ku ngingo yacu nyamukuru y'uyu munsi. Mu by'ukuri rero umuryango cyane cyane, reka twivugire mu Rwanda, ufite ibibazo navuga ngo imbogamizi zikomeye zo kuba abantu batari kubasha kubana mu buryo buhoraho kandi mu buryo butanabaturutseho. Hari nko mu Rwanda twavuga nko ku buryo bw'imikorere, gushaka akazi. Wabonye ko hari ukuntu mbere hari ukuntu byari bimeze nk'umuntu yaba afite umuryango udaturanye n'aho akorera, bikaba byamubera intandaro yo gusaba mitasiyo kugira ngo yegerezwe umuryango. Ariko ubu ngubu excuse ngira ngo ntabwo yumvuga cyane ushaka gusaba mitasiyo, kugira ngo aho ubonye akazi niho ujya gukorera, utitaye ngo umuryango wawe uri hehe. Hari abantu rero benshi bagenda bagirwaho n'ingaruka zo kubaho bakorera atari hafi y'imiryango yabo. Ugasanga mu by'ukuri nta kindi kintu gikomeye cyakwiye kuba gihari, ariko ugasanga kubera presiyo yo kuba ari hanze y'umuryango hakaba haboneka impamvu zituma bagenda hazamo za kidobya, hazamo impamvu zo kuba bazajya no kuba banatandukana, banasenya umuryango kubera ko badakorera hafi y'umuryango. Burase kuba umuntu umwe mu bagize umuryango akorera kure byaba impamvu yo gutandukana kandi aba yagiye guhahira umuryango? Ntabwo byagakwiye kuba impamvu, ariko buriya kuba hafi y'umuryango, kuba uri umugabo ukaba uri hafi n'umugore, n'umugore akaba uri hafi y'umugabo, hari impamvu nyine bivuga ngo abantu bagomba kubana. Hari support, hari ubufasha buri morale, hari ubufasha bwari emotioneri, hari icyo kumva utikoreye uburemere bw'urugo wenyine. Ibyo byose hari no kuba n'umubiri ubukeneye uwo muntu yuko muba muri kumwe. Ibyo byose rero iyo bitari kuboneka, cohabitation, hari n'ibindi bituruka hanze by'ibyonyi byo hanze biprofita. Niba umuntu ari mu rugo akaba bizwi ko ari mu muryango we,
twadu apere guhamagara twa telefone tuza saa 2 z'ijoro, saa 3 z'ijoro, saa 4 z'ijoro bibyonya, ndavuga ibyonya ndi burya tubura aho twurira tuvuga ngo ibyo ari byose uyu muntu ari mu muryango, ari kumwe n'umugore, ari kumwe n'abana, si ngombwa, ariko ashobora kuprofita bya byonye byinjirira umuryango. Yego, hakabamo n'ababandi bazana amagambo bakavuga ati wenda hari yaba yashakiye undi mugabo cyane rwose birashoboka, nabo bakabona inzira. Mperutse no kugenda ejo bundi rwose hari umuntu twari twicaranye ndi kumuganiriza kuri serivisi zacu dutanga, noneho tuganira kuri ikintu cy'umuryango niba wanamfashije no kucyumva. Arambwira ati ngiye rwose sinigeze numva hari ikintu kuba nakujya gukorera hanze y'urugo hari ikintu byakwangiza ku muryango wanjye, ariko ku buryo nanjye ntigeze nsobanukirwa, nagiye kwiyumva numva natangiye kugira amarangamutima y'umuntu twahoraga duhorana hafi n'akazi aho nkorera. Yaguhaye ubuhamya buduhe neza, we yakoreraga kure y'umuryango yumva ari ibisanzwe, akorera kure y'umuryango wiwe buryo ataha byibuze rimwe mu kwezi, kaba kenshi kakaba ari kabiri mu kwezi. Hanyuma rero yisanga mbere yabonaga ari ibisanzwe, noneho yisanga yatangiye gukururwa kwa kundi bari mu nzu wenyine umugoroba, barangije guteka agagenda umudamu, barangije guteka akajya akicara ajya kuri telefone agatangira kumva mu mutwe agize irungu, loneliness, la solitude, akagira babandi rero wa ukunda kuba muvugisha nimugoroba, atangira kumukurura. Ni umudamu wabikubwiye? Yarabimbwiye. Nagiye kwibona ntangira kumva n'ukuri umutima wanjye watangiye hari umuntu kuba hafi kurusha, ko tuganira, ntangira kwiyumva amarangamutima ku buryo ahubwo atampamagara nkumva ahubwo ikibazo kiravutse. Arambwira ati ariko ubu noneho nayiboneye umuti, nubwo bwose ari numvisha ari umuti yaboneye n'umuti w'ubugegera n'ubundi, ngo yamugurira agasimukadi agasigaye ku kazi, yaba agiye iyo agiye mu rugo iyo simukadi ntikore, arayisiga ntayo. Ubwo ni nk'ikira, urumva ni ikibazo, ni nko gufata umuntu wishwe inyota, wanyoye urumogi inyota ikamwica ukamuha akanyanga, nabyo ntacyo yakemuye, kumusiba byaranze, ntabwo byaranze. Izo ni muri make yabimbwiraga ashaka kunyereka impact kuba umuntu akorera hafi, adakorera hafi y'umuryango, impact ushobora kugira ku rugo rwe, ndetse ko byose aba akwiye kubamo. Ibi ngibi nkunganire ntutakaze intego. Ejo narimo nganira n'umudamu w'umuganga ubimazemo igihe, arimo ambwira ko iyo abaganga babaye bakeya, umuganga agakora amasaha menshi, akagera mu rugo ananiwe, cyangwa akarara izamu bugacya akanakora, yaraye izamu abo mu rugo ntibamubone, iyo bibaye ukwezi bikaba umwaka, nawe asa n'utaba mu rugo nubwo aba arutahamo, ariko akarutahamo imburagihe. Imusambure ko birashoboka ko n'urwo rugo ubundi turugeramo ryari, amasaha yo kurugeramo urageramo ukakoramo iki, usanga abana bagutegereje, baba bagihari bari maso kuryo bakubona, mukagirana umwanya wo kuganira, cyangwa se ukabyuka ugenda bakiryamye, nuko hagira by'umuhango gusa kuje kuryama. Ikibazo nacyo uwo rero uwo yabyanzuye ashaka agasimukadi, uzamubwire nako azagahekenye, hanyuma amwisibemo, bizakunda, byakunda. Iyo nama ndi kujya yashoboka. Ni inzira ndende, ariko kuba basha no kurekonesa yuko ari ikosa, arabibona biza areba, nubwo bigoye kubivamo, ariko arabizi ko atari byiza. Uwo nibura aracyafite Uwiteka. Urumva ariko hakenewe, habayeho na politiki yo korohereza abantu gukorera, nabyo byaba ari sawa kurushaho. Biragoye, hari n'igihe ubigerageje ugasanga biravamo demotion. Hari abemera, ngewe kera nkiba muri SOS, hari uwigeze kwemera ajya muri post iri munsi iyo yari afite, ariko kugira ngo akore ataha mu muryango. Bibaho, ibyo bibaho. Uretse n'ibyo by'akazi kandi hari n'ibindi bishobora gutuma mu by'ukuri umuntu aba ari mu muryango ariko kandi akaba adahari. kuhaba ariko udahari. N'urugero harimo nk'ibi bintu by'ikoranabuhanga byaje byo kuba jya ku mbuga nkoranyambaga, byo kureba amakuru yo hanze, ugasanga ibyo byose byagutwaye umwanya, nturi mu muryango kandi nyamara utigeze uhabura.
hari n'abandi urangariye mu biki yego urangariye muri zo nkoranyambaga, hari abari muri gucatinga, hari abari gusoma amakuru bazenguruka amakuru y'isi anyuranye. Ibyo byose ni imbogamizi ishobora gutuma utaboneka mu muryango kandi nyamara uhicaye uhari fizikoma ariko mentaloma emotionellement udahari. Hari noneho n'abajya mu masengesho ugasanga n'amasengesho nashobora kukubuza kuba mu muryango kandi mu by'ukuri byakwitwa ngo ni ikintu cyiza, ariko ugasanga abantu barakubuze. Ibyo nabyo ni ibintu bishobora kuba byaba usengera mu rusengero cyangwa mu rugo. Harimo nk'abayihaye usanga babigize nk'akazi, bahora bagenda bajya kuvuga ubutumwa, bajya guhanura, bajya ibintu nk'ibyo ngibyo bijyanye n'iyobokamana, bazindukira mu rusengero bakirirwayo kwiyiriza, ugasanga mu by'ukuri ntabwo baboneka. Ni ukuvuga ngo ibiba mu rugo rw'utahaba bishobora no kuba mu rugo rw'uhora agendagenda mu nsengero cyane. Hari umugabo w'umunyarugomo witwa Rudasumbwa yambwiraga ngo dutegure ikiganiro cyitwa ubuzererezi mu nsengero. Ni nkabyo rwose. Abantu bakwiye kubikorana, gushyiramo ubwenge bakareba umuryango agaciro, kuko nicyo kintu ngira ngo tuza kwibandaho muri iki kiganiro twanagitangiye. Kandi mu by'ukuri dukeneye umuryango mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'amarangamutima n'imibereho yacu mu buzima bwo mu mutwe. Umuryango ni ingenzi cyane, kuko bimwe mu byo udufasha kugenzura harimo kuduha ubuzima bwo mu mutwe, guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe, kuko kudukuza mu mutwe, mu buryo buzima bwo mu mutwe, mu mitekerereze, mu byiyumviro byacu. Kuko buriya ikiremwa muntu, uburyo umuntu aremwe, ni ikiremwa kiremewe gusabana, ntabwo tubaho nk'ingungi. C'est un être social et sociable. Yes. Ni ukuvuga rero ngo mu muryango niho hantu huzuye ushobora kubona ya sociability yuzuye mu buryo bwuzuye, kuko ifite urukundo, ifite support yose ishoboka. Umuryango muzima ni ahantu ushobora kubona urukundo rwuzuye rudafite bwa buryarya. Kuko muri ya magroupe tuvuga yo mu kabari, hari abantu benshi nabonye muranywa mu myaka runaka waba utakiri kubona yo kwishyura, bakagenda bagusiga buhoro buhoro. Rimwe barabihorera. Hari n'abashaka ko mugatindamo kubera ko we iwe ntacyo ajya kuramira, akagushuka kandi wowe ufite icyo ujya kuramira. Ariko buryo ufite icyo uri kwishyura, ufite gatanu, ariko y'amafaranga agenda bitangira mu kabari k'urwego baravuga ngo iryo cupa ntirirengaho. Kubera iki? Uwo musaza atajya agura, aravumba gusa. Urumva rero muri sociale nubwo wakwishimira gutinda mu kabari uganiriza abo mu kabari, urumva ariho hari umunyenga, ariko ntabwo hazagusapotinga, ntazagufasha mu buryo burambye. Bizarangira n'ubundi ahubwo uzi ko hari ibigare byo mu kabari usanga abagabo basangira ari nka batanu, buri wese harimo utazi mu rugo rwa mugenzi we, atazi umudamu wa mugenzi we, atazi umwana wa mugenzi we, birangirira aho gusa atararukandagiramo. Yego. Buriya rero urwo rukundo rwuzuye, rumwe umwana akabona akumva niwe muntu wenyine akunze ku isi. Niba ari umugore, niba mubanye neza, yumva kuba gufite aricyo kintu kimushimisha. Ni urukundo rutagira ikiguzi, rutagira n'ikigombero. Kubyihombya ukajya hirya yabyo kubishakira ahandi hamwe bazakusaba yuko wabonye aho gusengera, ahandi bigusaba ikiguzi, hari ikindi kiguzi bigusaba. Ariko urwo mu rugo, umusizi navugaga ngo niyo atataha nihaho mu ruhago yahaga. Ni mu misango y'ubukwe niko bajya bavuga, babwira umugeni ati umugabo wawe niyo atatahana ihaho mu ruhago wahaga. Yego, kabisa. No kuvuga rero ngo mu rugo niho hantu hashobora kukuvura mu buryo bwa mbere. Waba ufite amafaranga, waba utayafite, hashobora kukurinda cyangwa se akanakuvura indwara y'agahinda gakabije. Agahinda gakabije cyangwa se depression. Nicyo kintu kimwe mu biri kuzengereza abantu, ugasanga ugiye kwa muganga nta n'indwara uzi, ntandi ubabara, bagapima ibipimo byose bagasanga urera, bakakubwira ati genda ujye kuruhuka, kuriho telefone. Ibyo bintu bijyanye n'umuhangayiko n'agahinda gakabije mu rugo, iyo ufite umuryango muzima, niho abana bakubyinira. Yego, ahubwo uvuze ako kantu mbitsa nibuka n'umuyobozi umwe nigeze numva w'akarere ari gutanga ikiganiro kuri
kuri radiyo imwe ngira ngo cyangwa ariko uvuga uburyo arangiza umunsi we urangiza ashyiramo akantu nyine abantu bamwe bashobora kuba bakumva nk'ako ari bizarre avuga ngo ntaha kare kugira ngo ngere mu rugo nze gusanga abana bakiri maso bashe kuboza yoza abana be. Ari umuyobozi w'akarere rero umugabo yoza abana be kuko ngo niyo kintu kimushimisha kikongera kikamugarura mu buzima. ubwo umuyobozi w'akarere yagendeye arebera ku bandi kuba abayobozi b'uturere benshi ntibaba mu ngo zabo. Usanga uyobora Rusizi urugo ruri i Kigali, uyobora Nyamasheke urugo ruri Karongi cyangwa ruri Nyanza. Ibyo nabyo urumva ibyo bintu abagomba kugira bitazamusenyera umuryango cyangwa nawe ngo agira ko gahinda. Icyo nzi abana bararyoha iyo hageze bakakubyinira mugasakuza mugakina amakarita mugakina ubute ibyo bintu mukagira uwo mwanya wo kujyana umushyikirano nabo. Urumva nani mpamvu ko ashaka niwe wiyogereza abana uwo muyobozi si buri gihe ariko aravuga yuko abashaka gutaha batarakaraba bimufasha yagiranye uwo mwanya nabo bakarya hari bakogara akabibona bibafashamo biri mu bintu bimugarurira ubuzima kandi ntabwo abeshye kuko nanjye icyo kintu nyumva nko kuri nanjye kubwanjye cyane ndanabikunda nanjye mba numva ari ibintu byiza. Manje ubanza narigeze kubikoraho rimwe mu bana babiri ba mbere. Birafasha biravura cyane bivura umuhangayiko mu by'ukuri. Rero kubana n'abo dukunda kandi nabo badukunda ni inkunga ikomeye mu kuduha imbaraga z'amarangamutima. Yego rwose icyo ntabwo twagitindaho. Abantu bafite icyo basobanuye ku buzima bwacu. Ikindi bizamura ku bana ubwo narimvuze ku bagize umuryango yaba umugabo yaba umugore ariko noneho ku bana bizamura ku rwego rwo hejuru ikigero cy'abana cyo gutsinda amasomo. Buriya abana iyo kwa kundi bataha mu rugo bagasanga hari umubyeyi cyangwa se ababyeyi barahari bakababaza uko amasomo yagenze bakabafasha gukora ya mikoro yabo bakabafasha kumva amakonseputi cyangwa se amahame y'ibintu badasobanukiye mu buzima ariko bigirwa mu ishuri. Hari ukuntu umunyeshuri kubigusobanurira niba bakwigishije nk'iriya force ya gravitationnelle uko itunda rimanuka rigwa hasi umubyeyi ashobora kubigusobanurira neza kurusha uko babikubwiye muri teori mu ishuri akwereka ipapayi uburyo yaguye cyangwa se avoka uburyo yahanutse imbaraga zayikuruye akaba yabigusobanurira ukabyumva ari ibintu bisanzwe mu buzima kurenza uko wagiye kubyumva muri teori yo mu ishuri. Ubwo ni urugero wenda rworoheje. Urumva rero ibyo ngibyo bituma abana no kwiyumva yuko akazi bakora ko kwiga ari ikintu ababyeyi baha agaciro. Nabyo bagiye kubikora batangira kubikora bavuga ngo reka mbikore kuko ababyeyi banjye yo naje natsinze barishima iyo bambajije ko uko amasomo yanjye agenda abanyifuza ko ni motivation. Rero ku mwana uri mu muryango uri kumwe usanga umuryango uhari muri rusange reka niyo kuvuga ababyeyi bose uko harimo n'abatabafite ariko atandukanye na wa wundi ushobora kusanga adafite iyo motivation y'ababyeyi biwe, adafite wo yereka bilote, adafite umubaza wabonye angahe, adafite umurebera muri homework. Yego, biriya byose ni bifasha abana kuba bakongera amanota. Ikindi bigabanya ibyago cyane ubwo ndacyari ku bana ibyago by'imyitwarire mibi, kuko mu bushakashatsi bwagiye bukorwa basanze abana barererwa mu muryango umeze neza mu muryango muri rusange bafite amahirwe menshi yo kuzatwarwa n'ibiyobyabwenge cyangwa se no gukora urugomo, kubera ko baba barahawe za ndangagaciro z'amahoro, zo kubahana, zo kumenya igikwiye n'ikidakwiye, baratangiye kugira sense ya responsabilité yo kwigenzura. Icyo ngicyo rero ni ikintu tudakwiye kwitesha ngo tureke babana bigenge, bacungwe n'abakozi, bamenye ibintu babyigishwe n'urungano kandi hari ababyeyi tumenye uko biriwe, ibyo barebye muri televiziyo cyangwa muri telefone, mbese tugira umwanya wo kubana nabo ku nyungu z'abana ariko no ku nyungu zacu, kuko buri wese uri mu muryango afite icyo azungukiramo kuba muri uwo muryango. Yego. Ikindi buriya iyo umwana umugaragarije yuko icyo yakoze ukishimiye bimutera ibyishimo byo gukora icyiza kurushaho. Nayo ni motivation nyine. Iyo akora ibyiza ugashima akomereza mu byiza. Ariko wundi ubari aho ngaho ari terera iyo yakoreye ibyiza ntacyo bimubwiye, ntacyo
birangira n'ubundi akura hari ya aho confusion. nigeze kumbwira ngo iyo umwana atitaweho nta tension afitiwe ngo ageraho agakora n'igikosa kugira ngo noneho mukanguke mwese Cyane. ko bitura usahani Birashoboka. hasi noneho mukabwitaho iyo amennye isahani mwese murahaguruka mugakubita uzayiriha ibintu nk'ibyo, ariko rimwe na rimwe akabikoreshwa nuko yabonye nta umuntu umwitayeho muri mu bindi. Biranashoboka cyane kuko hari n'abo numvishe ngo bajya bakora bya bindi ngo by'ubwihebe kugira ngo babe star gusa ngo bakore ikintu cy'ikidega bumvikane bamenyekane bavugwe. No kuri izi mbuga nkoranyambaga se ntubona abantu ushobora kugenda agakora ikintu ubona cy'urukoza soni kugira gusa ngo yamamare. Aba ari uburwayi nabwo psychological manjye mbona ari ikintu gifitanye isano. Hari n'ufata umwana akajya mu giti ati nimutama ya naya ndarekura. Ibyo byose cyangwa akiburisha akabwira abantu akavuga ko ari abantu bamufatira ati muhamagara iwacu ko nibatabaha ya naya mutari bundekure cyangwa muranyica. Birashoboka byose yuko bifitanye isano n'uburyo umwana aba yarakuzwe atozwa ibyiza, atozwa gushimwa mu gihe yakoze ibyiza, akaba yananengwa akagawa mu buryo bw'urukundo, ariko nanone mu gihe yakoze ibidashimishije. By'umwihariko rero ku mwana ugeze mu gihe cy'ubugimbi cyangwa cy'ubwangavu, iyo ari mu muryango hari amahirwe menshi yuko azagira imyitwarire myiza, niba kuko hari urugamba bagiye kurwana kwinjiramo, intambara y'ubuzima bagiye kwinjiramo muri iyo myaka y'ubugimbi 14, 15 kugeza muri za 20 aho ngaho. Ni imyaka igoye urubyiruko, yaba umukobwa yaba umuhungu, imyaka y'amahitamo. Yego, abagize umuryango aho ngaho muri âge de l'adolescence na puberté, abagize umuryango babanire batari abo badoresa, kuko hari abo haratangira kubatwama ibyo utangiye kwiga n'ibiki kandi niyo myaka. Abagize umuryango bakitwaye bate imbere y'umwangavu n'ingimbi iri kwishakisha? Ni isomo rikomeye cyane rirerire kandi bisaba uko wakwita kuri uwo mwana, ariko icya mbere ni ukumwumva ukamutega amatwi. Hari impinduka nyinshi zazimubaho mu buzima, abakeneye kumenya niba ari ibintu kuko bisanzwe. Yego. Kandi nawe nk'umubyeyi ukamenya kumwumva, kuko hari ibyo ubona ukaba bavuga ati iki cyana cyarananiranye kose ndabona ari ikirumbo sinzi, ariko nk'umubyeyi nawe ukwiye kumenya ngo hari impinduka ziri kumubaho mu mubiri zituma hari ibyo abona, hari ibyo akora, hari ibyo avuga nawe atari gukontorora neza. Bakeneye kumwumva no kumuherekeza no kumugira inama. Theo, ko iyo myaka y'ubugimbi harimo abana bigiramo utugeso, gukorakora, kwiba, kubeshya, ababyeyi bakitwaye gute muri icyo gihe, muri iyo periode? Numva hariya umwana bari kurwana kubona independence yiwe, ngo ajye muri age adulte y'ukura, kumva ashaka kubona independence avuye muri yandi yo kuba ari independence, akumva muri ya independence ni ukwiba igiceri akagura bombo we yiyiguriye atari yaguriwe n'umubyeyi. Hari ibintu abatangiye gukenera yumva atasaba ababyeyi be, hari n'utuntu twinshi tuba turi kuza mu mubiri we ariko kutumanaginga bikamugora. Abakeneye ko ababyeyi bagira ikintu cya sensibilité, kumva, gusobanukirwa no kumusapotinga, bakamwereka inzira nziza ikwiye kujya kunyuramo, bakamwereka ati ibi ngibi biri kukubaho si ibidasanzwe, ni ibisanzwe ku kigero cyawe, ariko rwana neza uzabisohokemo utsinze, uba umuntu mukuru kandi ufite akamaro, uzigira n'akamaro. Biba bikenewe. Ikindi ni uko byongera self confidence kuba mu muryango. Bikreya uburyo bwa self confidence, ubushobozi bwo kwigirira icyizere, kwigirira icyizere kuba mu muryango, haba ku babyeyi haba no ku mwana. Abantu bose buriya muri buriya buryo abana iyo tubafasha mu tuntu duto guhera kuri age yose yabareho, ku myaka 3, 4, 5, umwana hari utuntu aba ashobora kuba yakora. Abashobora kuba yamenya gushyira imishumi nko mu nkweto ze, abashobora kuba yakwisukira amazi ari mu gikombe akayashyira mu icupa, yego arayamenamo, ariko ukamuha bravo, ukamubwira ati wagerageje, kuzana amasogisi ya papa. Yego, hari utuntu twinshi aba kuba yakora. None yadukoze agatangira kumva contribution yiwe mu rugo yuko barayimenya bakayiha agaciro. Wa mwana atangiye gukurana confidence, igatangira kumva, none ahubwo akagira n'ishyaka ryo gukora ibindi byiza kurushaho. Uko atera intambwe agenda akora ibihuye n'imbaraga ze n'imyaka ye. Hari rero guha mu muryango niho wa mwana agenda abonera za responsabilité zituma yigirira icyizere, kuko hari ibintu yakoze. Hari utuntu duto ushaka guha abana, hari
kuvomerera wenda nka jardin, harimo ushobora kumuha bitewe n'ikigero cyo kamuha gutegura nka anniversaire y'umuvandimwe we, akategura ibyo birori ko twa event dutoya, agatangira kwitoza kutumenyera, kutuyobora, akadutegura, niho azayobora na bya bindi binini noneho hanze ya societe, akaba yategura ubukwe bitewe n'uko yatangiye gutegura twa tundi duto two mu muryango. Mu buryo ushobora no kumuha nk'urugero, kumuha gutegura nk'uburenganzira bwo gutegura umushinga runaka, shaka ikintu gikorwa nawe wategura tugitera inkunga, umva cyagufasha. Harimo bavuga ati ngurira inkoko ebyiri, ukamugara nk'inkoko akamenya. Ubu ni imyaka ingahe? Utangiye kugira nko mu myaka wenda nk'icumi, 13, ashobora kuba yavuga ati nanjye ndashaka ikintu uzankura amafaranga mu ngurira inkoko, akamenya kuzicunga, akamenya ko zatashye, akamenya ya mafaranga noneho akamenya ko agaca kazirana n'umushwi, akamenya gutoragura amagi, akamenya kuyagurisha no kubika amafaranga akizigamira, agatangira kugira iyo responsibility hakiri kare. Ushobora no bitewe n'ikigero cyo muri aba bakuze, ushobora no kuvuga ati ka budget yo guteka n'urugero y'ibyo kurya, ko waye mushinga, ko wamuha amafaranga ku kwezi, amafaranga uzadufasha ugena uburyo tuyahahisha, unabikurikirana uduhahire, ukamuha budget yo guhaha. Ibyo utangiye kumushyira no mu bintu bikuze, gutangira kumenya bahaha gute, bacunga gute iby'urugo, ibyo byose ni ibintu bituma yigira confidence, akazagenda atari umuvubuka mu buzima azajyamo bwo kwigenga. Rero mu buryo bw'abana byongera confidence, ariko no mu muryango n'ababyeyi natwe ubwacu twigirira icyizere iyo turi kumva ibyo turi gukora biri kugirira akamaro abo turi kubikorera, tukabona gushima kwabo. Ababyeyi bitwa bandera gakura, utangiye kubona uwo wareze ari avamo umuntu, ukabona intera y'ibintu biri kubaho, utangira kumva responsibility, kumva yuko ukabona umuhungu wawe amaze kuba umusore, waba ugiye kureba umujura akagwerekeza, akavuga uti umuhungu wanjye, byongera icyizere muri rusange. Kandi ibyo byose biba bigomba gukorwa mu rukundo, bigakorwa mu buryo bwo guteza imbaraga, kandi bikagaragaza yuko hari n'umusaruro biri guha ababikorerwa. Ikindi twavuga cya gatanu, byigisha abana kuba mu muryango, byigisha abana kuzabona ababyeyi, bakazarema imiryango yabo mu gihe kizaza, kuko buriya nta mubyeyi udashimishwa no kuba yagira icyo asiga cy'umurage kimuturukaho ku bazamukomokaho. Umubyeyi wese ashimishwa no kumva avuga ngo umwana wanjye, izina ryanjye ntirizateshwa agaciro n'umwana. Iyo utabashije kubana nawe rero hakiri kare ngo bumutoze, atangire kubona uburyo ibyo ukora mu rugo abirebereho, kuko akenshi abana barakopera ku byo dukora, akaba ari byo bakorera abandi nabo, haba mu rungano rwabo ndetse no mu muryango, bakora bakurikije ibyo dukora natwe. Biba ari byiza yuko abana tubaha ubwo burere, tukabaha n'ayo mahirwe yo gutegura icyo bazaba cyo binyuze mu rugero batubonamo. Ikindi ni uko byigisha uburyo bwo kwikemurira amakimbirane, kuko mu muryango baravuga ngo mu muryango mwiza ntabwo ari ahantu hataba amakimbirane. Umuryango mwiza si ahantu hataba amakimbirane, ahubwo mu muryango mwiza ni ahantu bamenya uburyo n'igihe cyo gukemura amakimbirane mu buryo bwiza. Ntabwo uzabona umuryango mwiza ari abantu bahora baseka gusa, abana bararwana nk'uko n'abandi bana barwana, abana bakora amakosa bakamena ibintu nk'uko n'abandi babimena, ari utuntu twinshi tw'amakosa, n'ababyeyi kandi ni uko. Bafite umugabo n'umugore bafite ibyo bakora bitari byiza by'amakosa, bishobora gufatwa nk'ikosa kuri mugenzi we, ariko n'abafite uburyo bamenya uburyo bwo kubikora, inzira banyuramo babikemura, bakamenya n'igihe cyo kubikora cya nyacyo. Niyo mpamvu bavuga ngo umuryango mwiza si utagira amakimbirane, ahubwo n'umenya uburyo n'igihe cyo kuyakemura. Ikindi, aya makimbirane abayeho haba hagomba kubaho nyine uburyo bwo kuyakemura, haba mu biganiro, kandi bigakorwa mu rukundo, mu buryo biza gutuma buri wese avamo yumva impamvu n'inyungu yabyo yo kuyakemura, impamvu, inyungu ndetse n'uruhare rwe mu byabaye n'inyungu mu kuba yabikemura. Ibyo byose ni ibintu dushobora kwigira mu muryango, tudakwiye kwihunza ngo twiteshe ayo mahirwe.
ikindi ni bizamura ubudahangarwa n'ubudaheranwa. Iyo mvuze ubudahangarwa ni kwa kundi ujya mu kintu ugatsindwa ugaferinga ukagira sheke ariko ntugenze gute ntute ko utanga ngo wigendere ngo nubundi si ibyanjye ahubwo ugakomeza ugahangana. Niba ugiye kwaka kazi uyu munsi hano bakakakwima ntabwo uvuga uti ngende n'ubundi si ibyanjye ndabona ntabwo nta mahirwe ngira. Urakomeza n'ahandi ukadepoza ugahangana kuko ubuzi ngo mfite umuryango hariya untegereje, mfite abana, mfite umugore, mfite ubuzima bw'abazaza, ari abantu bari mu nshingano zanjye ngomba gushakira ubuzima, kugira uruhare mu gushakira ubuzima. Icyo gihe bituma udacika intege kandi ugahora buri gihe uhanganye n'ubuzima, kuko buryo ubuzima no guhora turwana. Rero kuba mu muryango biduhereza izo mbaraga zo kumva tugomba guhangana. Icyanyuma bitera kuba mu muryango, bitera ubuzima buzira umuze ndetse bikongera n'icyizere cyo kubaho. Gute? Kuko muri buriya buryo twabonye twahereye imbere ku kintu cya mbere kijyanye n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe, kurinda stress, depression, biriya byose bigira uruhare mu kwangiza ubuzima bwacu n'icyizere cyacu cyo kubaho. Noneho tukongeraho n'ikindi noneho cyo kuzana ubuzima buzira umuze. Tugiye mu buzima buzira umuze sinabivuzeho, nuko mu muryango twashobora gutegura twa tuntu dutuma dukorana n'umuryango wacu. Dushobora gutegura kuba mu muryango tukagira amasaha yo gukora na siporo, tukagira umwanya wo guteka, tukarya ibiryo byo mu muryango twatetse, amasuku, tugakora amasuku. Ibyo byose bituma ni imirimo y'amaboko igira uruhare mu gutuma n'umutima wacu utera neza n'imitekerereze yacu itera neza. Tukongeraho cya kindi cya mbere cyo kurwanya depression. Ibyo byose uko bigenda biza mu buzima bwacu, ndetse na rwa rukundo twabonye na ya support iri morale, ibyo byose bituma umubiri wacu, impagarike yacu, haba mu buryo buri fizike no mu buryo bw'imitekerereze, ubuzima bwacu birangira bubonyemo inyungu itufasha kubona wagize ubuzima, icyizere cy'ubuzima cyo kwiyongera. Baravuga ngo hari ubushakashatsi bwakozwe baravuga ngo umuntu uri mu muryango mwiza muzima afite amahirwe, ubuzima bwe bushobora kwiyongeraho 50%, icyizere cyo kubaho gishobora kwiyongeraho 50% kurusha utawurimo. Bivuze ko abari mu muryango mwiza icyo bivuga nuko ushobora kumara imyaka 100 atari mu muryango, ubwo mu muryango yamara 200. 50% ubwo ni 150. Yaba 150, voilà. Birashoboka rwose ko buri wese igihe cye, ariko yabaye mu muryango byakwiyongera kurushaho. Nuvango birasobanutse, bisobanuwe n'ibyo byose twabonye haruguru, haba mu buryo bw'impagarike y'ubuzima buri fizike ndetse no mu mitekerereze. Yego rwose byo ndabizi. Niyo mpamvu nk'inama bavuga ngo tugerageze kwima amahirwe abo kubw'ineza yacu, turushakisha uburyo twaba mu muryango, tunabe mu muryango mwiza, turimo umuryango mwiza. Niyo mpamvu ikigo cyacu On The Rock gishyira imbaraga cyane mu kubaka umuryango, mu gutanga ubujyanama, mu gutanga ubuhuza, mu bujyanye no kugira umuryango muzima. Tukaba tunahamagarira bari abantu uwo ari we wese wakumva afite ibibazo mu bijyanye n'umuryango uhungabana, hari ukuntu utanoze 100%, udafite ibyuzuye, be kubifata nk'ari ibintu byo guterera iyo ngiyo ngo nuko bigomba kugenda, nuko zubakwa ngo abeho ashinyiririza, ameze nk'ugendaniho mu kirenge. Ahubwo agende asange abajyanama mu by'umuryango, tumufashe. Nta nubwo aba ari wenyine, kuko yagize umuryango umwe afite ikibazo, ntabwo ari wenyine tubwira, ngo tubwira umuryango wose, abagize umuryango cyane cyane umugabo n'umugore niba bafitanye ikibazo, inama tubibagira bari kumwe mu buryo bwacu, mu buryo navuga buri metodique, bituma buri wese ashaka agira iyo nyota yo kubaka umuryango. Abantu rero bagire uruhare, bashyire n'imbaraga mu kubaka umuryango muzima ubabashisha gusarura bya byiza twabonye byo kuba mu muryango mwiza. Iki kiganiro nagira ngo nibutse n'abadukurikira yuko kizaca kinyura kuri uyu muyoboro wa KOP, ariko kandi kinanyura no kuri channel
ya On the Rock Mediation. Ni yitwa On the Rock Mediation n'ubundi muzagisangaho, mujye muyisura, mukurikirane ibiganiro byacu, mukore za like muna sharing kugira ngo tubashe kugira uruhare mu kubaka umuryango muzima. Babasanga hehe, tuhe adresse na Ikigo cy'ubuhuza n'ubujyanama mu makimbirane, dufite office ibiro i Kabuga, hafi n'isoko ry'Ikabuga. Batubona ariko bakoresheje telefone n'ibyo nziza twabarangira bahageze, cyangwa se bari mu nzira benda guhaguruka bagakoresha telefone yacu ni 07 82 0782 499 499 707. Turare rero kugira ngo tubaherekeze mu rugendo rwo kubaka umuryango wanyu, niba warugeza harindimuka kandi mu by'ukuri mwari mufite ubushake bwo kubaka umuryango muzima. Wikomeza kwibwira ngo wenda ho tubana yarampemukiye, reka azatera intambwe ya mbere. Fatirana kuko hari igihe ushaka ya ntambwe ya mbere atera, noneho aho bwatera ashyiramo indi yo gusubira inyuma, bizambya inkike zarenye, inkike ya mbere igahengama, uti bira bizatungana, niya kabiri kabiragiye abo karakara ngo kuki ngo atabibona yuko nkwiye hari ibyo yampemukiye, bikakubuza kuba washakisha hakiri kare ngo reka ndebe uburyo nakoresha mugare. Fatirana hakiri kare kugira ngo na nkikindi ari gisigaye atayiritura bikazarangira n'ubundi urugo rurangaye. Rero turabafasha na ya ntambwe yifuza ko atera akayitera, uwe nta mbaraga nyinshi bishyizeho kubera ubujyanama mu bijyanye no gukemura amakimbirane. Murakoze cyane. Reka tugushimire Theophile Hategekimana, mediator wabihuguriwe, ufite company yitwa On the Rock Mediation ishinzwe ubuhuza ku muryango. Iki rero bakunzi ba KOP, iki ni icyicaro cy'ubuhuza ku muryango. Tugeze ku gice cya kabiri, iki ni ikiganiro cya kabiri twari tumaze dukoze, so n'ibindi rero bizakomeza biza, mugende mutugana abafite ibibazo mu miryango, ari ugukurikira ikiganiro byagufasha, ariko ari no byaba bikomeye ntufate imitsina, ugere kuri On the Rock bagufashe amazi atararenga inkombe. So mwakoze cyane rero bakunze ba KOP, turabakunda, turabizi ko muri abagaciro kuri twebwe, turabizi ko muri abantu bazima, nahabaringi ba hano, kandi mwese abafite imiryango muyibungabunge, abenda kuyishinga mubyitegure neza, n'abafite iyamaze kugira ikibazo mwegere ubuhuza, abakuriye mu miryango, abatarayikuriyemo mwese. Ariko buryo cy'ingenzi ni ukubyishyiramo ukabuzi n'inyungu zabyo, nawe ubwawe wabyikorera ukagenda ureba, wisuzuma, wicekinga, wisaka, ukareba icyaba kitagenda neza mu muryango wawe. So mwakoze rero, naho utaha.